Koreya y'Amajyaruguru. Koreya y'Amajyaruguru ni igihugu kibaho cyonyine kandi kitazwiho byinshi. Bitewe n'uburyo bigoye kumenya amakuru y'iki gihugu, nta muntu wapfa kumenya ibibera muri iki gihugu neza. Usibye ko ikizwi nuko ari igihugu gifite ubutegetsi bw'igitugu. Ikintu cya mbere iki gihugu kizwiho ni ukugira igitugu gikabije. Reka turebe ibintu bimwe na bimwe bidasanzwe bibera mu gihugu cya Koreya y'Amajyaruguru. Gusa mbere yuko dukomeza, ndagira ngo nsabe umuntu wese waba ukunda izi video gukora subscribe, ugakora na like ndetse ukanasharinga inshuti kugira ngo ibyiza dukomeze kubategurira bidabacika. Reka dutangire tureba bimwe mu bitangaje bibera muri iki gihugu cya Koreya y'Amajyaruguru. Birashoboka ko warumvishe byinshi ku bijyanye n'iki gihugu cya Koreya y'Amajyaruguru, gusa nta bijya bimenyerwa bitewe n'uburyo ibihabera ari ibitangaza kandi benshi batanabisobanukiwe kuko nta makuru menshi ahava. Reka turebe bimwe muri ibyo bintu bibera muri iki gihugu cyangwa se amategeko yo muri iki gihugu cyo muri Koreya y'Amajyaruguru. Muri Koreya y'Amajyaruguru nicyo gihugu cyonyine ku isi cyabashije gufata ubwato bwa marine bw'Abanyamerika. Mu bihumbi 2011 mu mujyi wa Pyongyang muri Koreya y'Amajyaruguru hagaragaye igishushanyo cyamaganaga ubutegetsi. Mw'icyo gihe ubutegetsi bwose bwashyizeho itegeko ko uwo mujyi ufunga ibintu byose bihakorerwa iminsi 3, barimo barashaka umuntu waba watinyutse gukora icyo gishushanyo. Nicyo gihugu cyonyine ku isi gikoresha necrocracy. Iyo ni systeme isobanura ubutegetsi bugendera ku mategeko cyangwa se amabwiriza ya shefu wabo wa kera wapfuye. Mu 1990 abarimu bose bo muri iki gihugu cya Koreya y'Amajyaruguru bagombaga kwiga igicurangisho cya accordion. Kugeza ubu hari na benshi bakomeje gutegeka kwiga icyo gicurangisho. Ya za 50 muri Koreya y'Amajyaruguru bubatse umujyi w'akataraboneka King Jong-dong wari hafi ya Koreya y'Amajyepfo. Ibyo byose ngo nta kindi cyabiteye ko ari kugira ngo bareshye abaturage bo muri Koreya y'Amajyepfo kuba bajya gusura igihugu cyo muri Koreya y'Amajyaruguru. Nyuma byaje kugaragara ko uwo mujyi wari baringa. Mu gihugu cya Koreya y'Amajyaruguru kandi abahatuye abagore cyangwa se abagabo bemerewe inyogosho zigera kuri 28 zonyine kuko arizo zemewe na leta. Mu myaka ya za 60 urujya n'uruza rwari rutangaje. Abanyakoreya barenga ibihumbi 23 bavaga mu gihugu cyabo, naho abinjiye muri Koreya y'Amajyaruguru ni Abanyekoreya y'Epfo 2 gusa. Muri Koreya ya ruguru kandi bakoresha internet gake cyane, dore ko ahantu ushobora kubona internet hagera ku 1579 gusa, ugereranyije n'uburyo iki gihugu ari kinini cyangwa se n'abaturage babo ari benshi kuko bafite abaturage bagera kuri miliyoni 25. Ikindi kandi muri Koreya ya ruguru hari ibishushanyo bigera ku bihumbi 34 bya Kim Il Sung. Gutunga Bibiliya cyangwa se gusakaza amashusho cyangwa kureba filime z'urukozasoni cyangwa se no kureba filime zo muri Koreya y'Amajyepfo. Ibi ngibi ni icyaha gikomeye cyane gishobora gutuma uhabwa igihano cy'urupfu. Abasirikare bo muri iki gihugu ndetse n'abategetsi bakomeye nibo bantu bonyine bemerewe gutwara imodoka zikoreshwa na moteri. Kimwe mu bitangaje nuko muri Koreya y'Amajyaruguru hajya haba amatora buri myaka 5 gusa, uyamamaza n'umukandida aba ari umuntu umwe gusa. Itariki
8 z'ukwezi kwa karindwi ndetse n'itariki 17 z'ukwezi kwa 12. Ayo matariki muri Korea y'Amajyaruguru nta muntu n'umwe wemerewe kwizihiza isabukuru ye y'amavuko bitewe n'uko ayo matariki niyo Kim Il Sung ndetse na Kim Jong Il bapfiriyeho. Kandi muri Korea y'Amajyaruguru niho hantu hambere ku isi hari stade nini ishobora kwakira abagera ku bihumbi 150. Mu gihe cy'imyaka 20, hoteli yari ndende ku isi yari piramide itarimo ikintu na kimwe yo muri Korea y'Amajyaruguru, ifite amagorofa agera ku 105. Muri Korea ya Ruguru kandi kwambara ama jeans birabujijwe bitewe n'uburyo ari ukugaragaza imico cyangwa imyambarire y'Abanyamerika. Marijuana iremewe neza muri Korea y'Amajyaruguru dore ko itanafatwa nk'ikiyobyabwenge. Iyo umuntu agize itegeko yica bikaba ngombwa ko afungwa, ntabwo ari we wenyine bigiraho ingaruka dore ko bikugiraho ingaruka n'umuryango wawe wose kuva ku gisekuruza cyawe kugeza ku bana wabyaye, kuko abo bose bagomba kuza kugufasha mu buroko gukora imirimo yagenewe imfungwa. Kandi muri Korea y'Amajyaruguru hari shene za televiziyo 3 gusa, 2 zigaragara muri wikendi n'iyindi imwe igaragara nijoro gusa. Mu 2013 perezida wa Korea y'Amajyaruguru Kim Jong yishe onkire we amujugunye muri kaje yuzuyemo imbwa z'inkazi zigera ku 120. Mu mijyi minini kandi nta mugore wemerewe kwambara ipantaro cyangwa se ngo abe yakurira igare, kandi amajipo bambara agomba kuba arenga munsi y'amavi. Nyuma y'urupfu rwa Kim Jong Il, abaturage barenga miliyoni bakatiwe igihano cyo gufungwa amezi 6 bazira ko ngo batarize bihagije. Mu 2014 biswi zari zikunzwe cyane n'abantu bo muri Korea y'Amajyaruguru Chokpies, ariko zaturukaga muri Korea y'Amajyepfo. Izo zarahagaritswe kuba umuntu yazigura cyangwa kuzirya bitewe n'uko ngo byashoboraga gutuma ngo abaturage baho bigumura. Ku nzu y'ubucuruzi yose yo muri Korea y'Amajyaruguru igomba kuba ifite radiyo itanga amajwi kandi agenzurwa na leta, kandi iyo radiyo ntago igomba no kuzima. Muri Korea y'Amajyaruguru umuriro w'amashanyarazi bawukoresha gake cyane, ibyo bituma iyo bwije ikirere cyaho kiba kijimye cyane kubera urumuri rukeya. Birabujijwe kuba wafata ifoto y'abakene kuko ngo ibyo byaba ari nko kwangiza isura y'igihugu, kandi abagera kuri miliyoni 24 bose nababayeho nabi, nababaye mu bukene bukabije. Iyo ugiye gusura muri Korea y'Amajyaruguru, telefone yawe ngendanwa barayikubikira igihe ugikandagira ku kibuga cy'indege cyaho, wongera kuyibona utashye. Kandi ntibyemewe kuvugisha umuntu uwo ari we wese utabiherewe uburenganzira, kuko niyo uriyo
uba uri kumwe n'umuntu uguherekeje, ugusuzuma ibyo ukora byose n'aho ugiye hose. Mu 2013 umunyamakuru wo muri Korea y'Amajyaruguru yakatiwe igifungo cy'amezi 6 azira kuba yaribeshye akandika izina rya perezida wabo nabi Kim Jong mu nkuru yari yamwanditseho. Muri iki gihugu cya Korea y'Amajyaruguru kandi nta burenganzira na buke bafite bwo kumenya ibibera ahandi hantu ku isi, dore ko ibinyamakuru byaho cyangwa se n'amateleviziyo nta kindi bagomba gutangaza, ni ukuvuga ibibera mu gihugu imbere, kandi ukavuga ibyiza gusa bisingiza leta iriho. Umwe mu baperezida bayoboye iki gihugu, Kim Jong-il, yatangaje igitabo cyangwa se inkuru ku buzima bwe, ariko zatangaje benshi. Yavuze ko ngo igihe yavukaga ngo yavukiye mu gihugu cye ngo haje inyenyeri nshyashya mu kirere, ngo kandi ngo avukira ngo munsi y'umukororombya. Buri nzu yose yo muri iki gihugu hagomba kuba hariho ibibumbano cyangwa ibishushanyo bya perezida wabo Kim Jong. Kandi muri iki gihugu kwiga igisirikare ni itegeko ku bantu bose, yaba abagore cyangwa n'abagabo. Kirazira kwitwa izina Kim, iryo ni izina rigomba kwitwa perezida wabo gusa. Nta burenganzira bw'amadini buba muri iki gihugu, nta dini na rimwe ryemerewe gukora muri iki gihugu. Muri Korea y'Amajyaruguru kandi ntabwo byemewe guhitamo umwuga cyangwa se icyo wowe wishakira kuzakora mu buzima bwawe. Ni itegeko gukurikiza cyangwa gukora ibyo ababyeyi bawe bakoze. Umuziki ni ikintu kigenzurwa cyane muri iki gihugu, dore ko indirimbo zemewe ni indirimbo zihimbaza ubutegetsi zonyine. Ku bijyanye n'imfungwa zo muri iki gihugu, ngo hari imfungwa zigera kuri 200 zifungiwe muri za gereza kandi ngo zikora ubutaruhuka. Kim Jong-un, perezida w'iki gihugu, ngo yatangiye kwiga imodoka agifite imyaka 3 gusa. Bafite akazi muri iki gihugu cya Korea cyangwa se bikorera, bagomba gukora iminsi 6 yose y'icyumweru n'uwundi munsi wo gukora imirimo y'ubwitange. Bivuze ngo muri iki gihugu abakozi baho nta munsi w'ikiruhuko bagira. Muri Korea y'Amajyaruguru kandi hari ikibazo cy'imirire, bitewe n'uko ibyo kurya byaho ari bikeya. Mu mijyi ya Pyongyang abafite ubushobozi bwo kurya 3 ku munsi ni bake cyane. Amategeko n'amabwiriza yo muri iki gihugu cya Korea y'Amajyaruguru, buri muntu wese ubyifuza unabishaka yemerewe kuyasoma, ariko ntacyo yongereho cyangwa se icyo agabanyijeho.
ibidasanzwe cyangwa se amategeko aba muri Koreya ya ruguru honyine kuri iyi si. Ushobora kuba wakunze iyi video cyangwa se wenda hari nk'itegeko wumvishe wowe ridasanzwe, ushobora kumbwira itegeko wumvishe ridasanzwe muri comment. Kandi ndagusaba kuba wakora na subscribe, ugakora na like, ugasharing iyi video kugira ngo video zose turi kugutegurira hatazagira nimwe igucika. Gukora subscribe ni ubuntu, ntago bigoye, no gukanda ako kantu k'umutuku kari aho hafi, hanyuma ukaba ubaye umwe mu bantu bazajya babona amakuru yose turi kugutegurira mbere y'abandi bose. Murakoze.